turabasuhuje mwe mudukurikira ku miyoboro itandukanye tunyuzaho ubutumwa bwiza, yaba ari YouTube channel, yaba ari Facebook page, yaba ari Instagram ndetse na TikTok. Twiteguye ko n'indi miyoboro yose yashoboka twayikoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, ariko aho dukurikira hose turagushimiye cyane kandi turanagusuhuje. Turakwifuriza ibyiza byose biva ku Mana, kandi ukomeze udukurikire kubera ko ibyo tukwifuriza n'ubundi bihishe mu ijambo ry'ubutumwa bwiza dukomeza kubagezaho. Ntabwo mu by'ukuri uzahomberwa, ahubwo uzajya ukomeza kuva mu bwiza ujya mu bundi. Imbuga zose dukoresha rero zitwa kimwe, zitwa IJURU ntirikorerwa TV. Ubwo rero amakuru ugenda ukuraho uyasangiza abandi, ubararike kugira ngo nabo bahananwe n'abera bose ibyiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Ngewe uri kuvuga nitwa Emile nshimye Imana, ndi umwana w'Imana mbikesha Yesu Kristo. Nizeye ko nakweho urubanza rw'ibyaha nkagirwa umukiranutsi imbere y'Imana ku bwa Yesu, nkaba ndi mu isi nizeye neza ko iwacu ari mu ijuru. Nkuko mubibona ndi kumwe na bene data benshi hano dutaramanye, ndagira ngo bose mbakire mbere ya byose, hanyuma ariko nanone babasuhuze kugira ngo twinjirane mu gitaramo ariko twese twamenyanye. Ni karibu bene data. Amen, amen. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje abakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri channel yacu yitwa IJURU ntirikorerwa TV. Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ku biganiro byiza by'ubutumwa bwiza dusanzwe tubagezaho. Amazina yanjye rero ubusanzwe nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko kandi ndi umukiranutsi. Namenye neza ko nabaye umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, ariko nanone nza kumenya andi makuru ko Imana yiyunze nanjye ku bwa Kristo Yesu. Ubu rero ndi umukiranutsi mbikesha Yesu, amaraso ya Kristo Yesu yankuye urubanza rw'ibyaha. Ubu ndi umwana w'Imana, ndi umwera, ndi umuziranenge, ntabwo ngaba mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Nanjye ndabasuhuje abakunzi bacu, bashimira ko mudahwema kutugaragariza ko mudukurikira kuri YouTube channel IJURU ntirikorerwa TV, kuri Facebook n'ahandi hose tunyuza ubutumwa bwiza. Nanjye rero nshimiye Imana ko iduciriye akanzu tukongera kuboneka muri studio yacu kugira ngo tubagezeho ibiganiro byiza, ibiganiro by'inkuru nziza, inkuru nziza y'umucyo Yesu yatuzaniye. Iyo nkuru nziza rero nanjye narayizeye, maze kuyizera mpinduka umukristo iteka ryose. Mbese ndi umukristo ariko mpora ndiwe, kandi bizageza iteka ryose. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Amen, amen, amen. Nashimiye Imana uwo mwanya ko nageze muri studio ya IJURU ntirikorerwa. Na amahirwe nyene adasanzwe Imana bayongeye kuduha kugira ngo tubwire abataramenya ubutumwa bwiza. Shimiye Imana rero ko nongeye kuhagera, nkaba ndi kumwe na bene data, ndanezerewe, ndishimye, ndaryohewe cyane kuko ndi kumwe n'urugingo rwanjye, n'amabuye twubakanwa nayo, kandi kuganira abera baganiriza abataramenya ubutumwa bwiza kugira nabo babumenye bari byiza cyane. Amazina yanjye rero nitwa Muhanuzi Philippe, niyo mazina navutse banyita ababyeyi b'umubiri, ariko Imana yampinduriye izina nanjye. Nahinduriwe amateka, ndi mutagatifu Philippe. Ni amazina atankoze isoni kuko nayahawe n'Imana. Kuko nyene iyo umuntu ahinduriwe izina abahinduriwe n'ikiciro, umunezero nawe wariyongereye kugira ngo nishimire iryo zina. Ndi wera rero umuziranenge nkuko Imana ibihamya, ntago ari ibyo niyita ahubwo n'iby'Imana imvugaho. Kuko nyishimira cyane ko icyo yanditse nyene yacanditse, icyo yavuze yamaze ukivuga,
nanjye nagiriwe iyo neza, niyo mvuga, niyo nishimira, kandi iyo neza sindi n'ubutumwa bwiza. Nabwo rero twazaniye abadukurikira kuri channel y'Ijuru ntirikorerwa, Facebook naho n'Ijuru ntirikorerwa, n'urubuga rwa WhatsApp duhuriraho turi benshi, nabwo n'Ijuru ntirikorerwa. Tunasaba ko abantu bakomeza bakenjoyinga kugira ngo bakomeze kumenya ukuri, kuko twese nyine twabatuwe n'ukuri, kandi iyo hari ukuri haba hariho n'ikinyoma. Rero ukuri yo kubaye kwinshi ikinyoma kirahunga. Imana ishimwe bavandimwe turi kumwe. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri hanze aha icyitwa ubutumwa bwiza, icyitwa ababwiriza butumwa bwiza, kuko ntibatinya kubyongeraho, abakozi b'Imana basizwe amavuta, bahamagawe b'abanyamuhamagaro Imana ihagurukije muri iki gihe cyane ni benshi, cyane, ku buryo iyo baza kuba koko icyo bavugaga bwari ubutumwa bwiza, ni ukuri reka mvuge ngo abantu bari kuzataha ijuru ari benshi. Uziko maze gutekereza mwino minsi sigaye mbyibaza, iyo kuko burya Yesu niba navuga ngo ni hakeya wasanga bataramwumva iryo zina nyine birazwi. Yesu ryaramamaye, ryaramamaye ku buryo ntabwo ari amakuru mashyashya kumva ngo Yesu, ahubwo ikibazo ryabwirijwe mu buryo butari bwo, nibyo, ariko ubundi ryo ryageze ku isi yose, nibyo, ku buryo iyo riza kuba ryarajyanywe mu murongo Imana yari yagennye ko abantu bakwiye kurimenyamo no kuryizeramo, reka mvuge ngo iyi si yari kuba yuzuye abera, yari kuba yuzuye abakiranutsi, reka mvuge ngo ijuru twari kuzaritaha turi benshi. nibyo, ariko ikibazo izina Yesu ryabwiwe abantu, ariko mu buryo butari bwo, ndetse mu buryo ritabasha kugira icyo ribamarira. Mu buryo ritabasha kugira icyo rimarira abantu abari kuribwirwa, yego pe, mu buryo butari bwo, yego, mu buryo butari ubwa nyabwo, yego, yego pe. nibyo. Impamvu nuko nyene usanga n'umwana mutoya cyangwa se umukecuru niyo asitaye hasi avuga ngo mu izina rya Yesu, kwa jina na Yesu, kwa jina uba ku izina rya Yesu ryaramamaye, ariko noneho umumaro wari yego niwo utamamaye, niwo utamamaye, ariko ni nayo mpamvu nyene bavandimwe tuba turi hano kugira ngo nyene tuvuge iryo zina rya Yesu, ariko noneho tuvuge inyungu, umumaro w'iryo zina rya Yesu, kugira ngo nyene n'abari bafite iryo zina gusa ariko batazi icyo ryabamariye babyumvireho. Yego, nibyo, siko atari nibyo gusa, abavuga izina rya Yesu ni benshi, abaririmba ko yatubambiwe ni benshi, yego. ni uburyo gusa bwo kuvuga izina rya Yesu, no kuvuga ko Yesu yabambwe, ibyo byo nyine ni n'ukuri, ariko ababivuga ku mpamvu z'uko icyo bavuga atari ubutumwa bwiza, niyo mpamvu nabo bibwirwa bitagira icyo biba. Nibyo, kuko ubundi uziko na Petero burya ajya kwa Korneliyo yarababwiye ati rega n'ubundi iryo zina ryaramamaye, rwose mbese ababwira ko nta bindi bintu bishyashya aje kubabwira, ni bya bindi bagiye bumva aje noneho kubasobanurira. Kuko titwakabaye tukinavunika tubwiriza abantu ubutumwa bwiza hashingiye ko bajya mu nsengero, hashingiye ko ku mbuga nkoranyambaga baba bumva bavuga babwirwa Yesu, ariko kuki tugaruka tubwira abantu Yesu bumvishe n'ubundi gihe kirekire? Ni ukubera
hari Yesu abantu benshi hano mu isi bamenye. Yego. Uwo Yesu natwe twaramwigisha. Yego. Twaranamuvuze cyane. Yego. Nako nyine twamenye uwo Yesu bari bazi niwe twavugaga. Yego. Uwo Yesu yari Yesu utanga imyenda myiza. Yego. Yari Yesu utanga amafaranga. Yego. Ni Yesu wa wundi udashakira mu mutima wawe. Yego. Ahubwo ukamusanga he ikanyarira. Yego. Cyuka musanga muri Yerusalemu. Yego. Aho yakandagiye cyangwa se aho yavukiye. Aha. Uwo Yesu rero ni wari mu mitwe y'abantu benshi. Okay. Uwo Yesu utanga abana ariko havamo mukababara. Uwo Yesu ni w'abantu bafite. Yego. Uwo Yesu imvura igwa ya kubita umuravyo mwinshi. Akaba ari umuntu atangira kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Yego. Uwo ni we Yesu abantu bafite. Ariko Imana ishimwe ko abo Yesu atuyemo ari bo bari hano kugira ngo bamenyeshe abantu ubundi Yesu batari baramenye. Ariko se nagereka mbaze nubwo izina ririmo mwe ariko uvugwa nge ndumva atari umwe koko. Nkuko umuvandimwe bivuze Philippe ati tugejeje kubwira Yesu mutamenye. Hari izina mwumvishe linavugitse neza. Pawulo baraho yavuze ngo ni Yesu wundi. Haje umuntu akababwira Yesu wundi utandukanye n'uwo twababwiye. Siko arahari. Yo mpamvu mugomba kumuvuga nyine. Na Yesu wundi arahari. Yesu utabonerwamo agakiza. Ayo magambo mwari muvuze Petero abwira bari abantu yari asanze. Yarababwiye ngo nta wundi nta rindi zina rihari abantu baboneramo agakiza uretse izina rya Yesu. Ariko none igitangaje uyu munsi umuntu akubwira ati Yesu tindamuzi ngiye naramwizeye ariko wakurikirana agakiza kiwe ugasanga ntako afite. Ni Yesu utanga agakiza ka mu gitondo n'umugoroba umuntu ukumva ngo yagatakaje. Ibyo byose rero ni bigaragaza ko ari Yesu atari aho di Petero yavugaga. Ni Yesu utandukanye na wundi Pawulo yamamazaga. Ariko ni na Yesu nyine utandukanye n'uwo natwe tuje kubabwira. Nibyo. Avuze ikintu gikomeye mwene datavuze ko hari Yesu utabonerwamo agakiza niwe abantu benshi bafite. Nibyo. Ariko se abo bantu n'ubundi nabo bavuga ko bakijijwe. Ikibazo gihari nuko agakiza bafite koko katabashije kubaha ibyiringiro simusiga ndakuka byuka ari abaragwa biju. Cyangwa se mu yandi magambo niyo babajije icyo bakize barakibura. Arukubwira ati Yesu uragira ngo ngeze namumenye wambwiye ubukwe bukaba. Yesu yambwiye kuva mu cyaro ubu none nkaba ntuye mu mujyi. Yambwiye inkweto dore ngizi ndazambaye. Turavuga ngo Yesu jewe sinamumenye. Ubwo ni hehe ntazi Yesu? Wumva ntazi Yesu. Yesu wanabaye sho. Yesu wangaburiye. Yesu wansanze mu bitaro. Yesu pasiteri wanje avuga. Jewe Yesu ndamuzi. Akanakubarira imyaka amaze akijijwe. Ariko hari abandi basa nkaho bisumbuyeho bo bagaragaza ko bamenye ubundi Yesu. Uko namaze kumenya ko ba Yesu nabo ni benshi. Waravuga ngo ngewe nari indaya. Ariko Yesu yankuye uburaya. Umusigende umuririmbyi muri korali kwijwi rya mbere. Ubundi tisigende umuvuga butumwa. Icyo nicyo kintu Yesu yankoreye. Ubwo niwe Yesu nahuye nawe. Nubura nukubwira ko we ajya kwerekwa Yesu se yabanje yaryamye ngo akabona Yesu amanuka. Ngo arasinzira ngo mu ijoro bagiye kubona ngo abona umusaraba ngo abona na Yesu ubambwe ngo abonye Yesu ubambwe baramubwira ngo ngaho nyizera. Ubwira atazaye mu bishura by'umweru ati umugabo mwiza muremure w'inzobe. Turavuga ngo jewe sinizeye muri 90 ariko namubonye anyiyereka.
turashaka kuvuga ko ibyo bintu byose ari ibicupuri. ni ibicupuri nta Yesu w'ukuri arimo, ntawe urimo. Ibyo bintu byose ni ibicupuri. nabonye hari n'abajya bavuga wa undi wakinnye filime, Yego. akaba ari we bavuga ngo babonye. Yego. Umwe wakinnye filime, Yego. umwe nabonye ari ku misaraba imwe n'imwe, igishushanyo bagishyizeho agatambara kenda. Uwo benshi niwe batunze, uwo benshi niwe bazi, ariko nk'uko wari ubivuze uwo si Yesu w'ukuri. Ariko uzi niyo bavuga ngo barerekwa ko ari we berekwa, berekwa wa wundi wo muri filime yambaye umwenda w'umweru igishura, ni nawe bimagine bagahita bavuga ngo yambonekeye, kandi yambonekeye hano, mwese mukurikira hano niho yambonekeye. Icyo gihe nyene bahita bashiraho n'ikintu runaka, abantu bakajya baza bakahayoboka bagakomeza kugira uwo Yesu. Ariko Imana ishimwe ko hari abazi Yesu. Amen. Ari nawe nyene twaje kubabwira. Nibyo. Ariko shitani ko numva nawe akataje mu kuyobya abantu, kuko ikintu gikomeye kirimo mu ibyo bintu nuko buriya umuntu uzi ko azi Yesu, umuntu uzi ko azi Yesu, kumubwira Yesu biragoye. Ndetse shitani ahita amubwira ati ntiukumva abantu bakubwira ibindi bintu. Ni inzaduka izo ni inzaduka. Nta wundi Yesu, izo ni inzaduka. Yesu tuzi ni Yesu uduha ibyaha. Yesu uvuga umugabo akaboneka, Yesu uvuga umugore akaboneka. Noneho rero kuko nubundi Satani nyine akora mu ntekerezo z'abantu, bakagumana uwo Yesu wo mu ntekerezo. Wababwira rero Yesu wundi bakavuga ati hoya, ntabwo ari uwo tuvuga, twebwe uwo tuzi n'uwo. Nibyo. Urumva twe turavuga Yesu utanga ubugingo buhoraho. Turavuga nyine uguha ikintu nka Yesu nyine. Nibyo. Kuko ahoraho, turavuga Yesu utanga ibihoraho. Yego. Uguha ikintu cyiteka kubera ko nawe nawe ari Uwiteka. Amen. Turashaka kuvuga Yesu ubundi si ikibazo umuntu yari afitanye n'Imana ni ikihe, kuko ubundi Yesu yaje gukemura ikibazo cyari hagati y'umuntu n'Imana. Sibyo? Paulo amubwira Timoteyo yaravuze ngo hariho umuhuza umwe w'abantu n'Imana, ngo nawe ni umuntu, mu izina rye ni Yesu. Tuza kuvuga Yesu wahuje umuntu n'Imana, mbese agakuraho burundu ikibazo cyari hagati y'umuntu n'Imana, agakuraho burundu iteka ryose. Uwo ni Yesu turi kuvuga. Yesu waje gucungura umuntu mu cyaha n'igihano cy'icyaha, mu rupfu rwo gutandukana n'Imana, akamushyikiriza Imana. Ni we Yesu tuje kubwira abantu. Urumva ko watandukanye na wa undi twavugaga. Uwo nguwo we nyene urumva ko aratandukanye cyane. Niba ari we yaje kuba icungo c'abantu n'Imana, uwo ni we Yesu mwiza. Ubwo se nyene si nayo nkuru nziza kuri wa muntu yari afite icyamutandukanije n'Imana, none akaba yumvise ko hari uwaje akamuhuza n'Imana kandi yitwa Yesu. Numva ari we Yesu w'ukuri. Amen. Ni nawe Yesu w'ukuri, ni nawe kandi nawe nkuru nziza. Numva nyene abantu bahugukira kumva uwo nguwo. Niwe bahugukira kumva. Nayo uwo wundi bari bafite we si we. Ubwo nguwo twashizeho towa. Ubwo ntari. Ahubwo bumva uwo tujye kubabwira, nubwo biri bube bishya mu mitima ya cyangwa se mu bwenge bwabo, ariko uwo ni we Yesu we nyawe, ni we w'ukuri. Kandi baraza kumva inyungu nyinshi, nkuko natwe izo nyungu zagiye zitugera. Mu Baheburayo mu gice cya mbere hari ijambo bavugamo rikomeye ngo amaze kweza. Uhereye nko ku murongo wa mbere kugeza nko ku wa gatatu.
cyane cyane uyu wa gatatu ndashaka kuvuga imbaraga z'uyu Yego. amen yego bari fier yo kuvuga Yesu amen uje nida ariko impamvu uri fiyeri nuko nyine uvuga Yesu wagukije yakoze ibintu birakoreka yakoze iby'imiryango itari ishoboye wahindura ibyanze guhinduka ahubwo nyine wajya waririmba ngo yakoze imirimo ntari gukora njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora uwo ni we Yesu wakoze ibintu tutari gukora nibyo kandi akabikora bigakoreka amen Tuhasome muri mwadusomeye ni Abaheburayo igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Haravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. amen hari icyo nongeye kuryoherwamo yego uyu murongo wa gatatu uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo ngo kandi akaba ari we aramiza byose ijambo ry'imbaraga ze amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu ngo yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. amaze ubundi ikibazo gihari nuko abantu batamenye ko hari ibintu Yesu yakoze kandi byakoretse ego murimo warangiye kera turimo turabwira abantu ibintu Yesu yakoze ariko yanononsoye badafite kugira icyo bongeraho gusa bafite kubyakira ibyo nicyo gisigaye cyonyine kuko icyo kubikoraho cyo ntago bikunda kandi yarakuye amaze kuko cyo si ikinyarwanda abatwumva si ikinyarwanda ariko umva mbabwiye tukivugira ijambo rivuga ngo amaze kwezi mwibuke wa Yesu twari turiho tubwira abantu ego niwe birirwa bavuga ngo Yesu twezi ariko barongera bakaniyeza barongera bakaniyeza nk'ikimenyetso kigaragaza ko uwo bakiriye ntabwo ari uyu turi we ntiyamaze gukuraho ntiyamaze ahora imizinga rero iravamo imyibano imizinga iravamo imyibano ubu hano hagiye kugaragara Yesu ukuri wagize ikintu akora kirakoreka kirarangira banavuze ngo ni nawe shusho ya kamere y'Imana no kurabagirana kurabagirana k'ubwiza bwiwe. amen nibyo koko niwe wari ukwiye niwe ubwo ari ufite ishusho ya kamere y'Imana niwe wagomba gukora ibintu bigakoreka atari kamere y'abantu kamere y'Imana niwe yarakwiye amen nuwo niyo mpamvu abantu bashaka ngo babasengera babarambikaho ibiganza babahanurira banabivuze ibyo bahanuzi nabyo babivuze umurongo wa mbere barabihishe arega bahanuye iby'ukuri burya banahanuraga Yesu nibyo baba kera ariko bari aba Yesayi nuko umwana mu gice cya kera ubutware buzaba ku bitugu bye
azitwa igitangaza imana ikomeye data wa twese umujyanama imana ikomeye ni uzakiza ibyaha abantu ba Emile ngo hari agashami mu gice cya 23:6 kazumbuka ngo ku gitsinsi cya Dawidi ngazitwa shami ngo bisobanura ngo uwiteka gukiranuka kwacu babaramu ngo ndimo ndamureba ngo ariko su ngo ndamwitegereza ngo ariko sinona akabona ngo intare ngibunzi ariko uwo ninde wavugwa ni Yesu uwo ni Yesu harimo bavuze ngo ibyo uwiteka ashaka byose bizasohozwa n'ukuboko ni Yesaya mu gice cya 53 amen ibyo uwiteka ashaka byose bizasohozwa neza n'ukuboko wowe uri gutuburira abantu ngo babonye visa nukuri n'abahanuzi bahanuraga si ibyo oya ntabwo ari ibyo oya na Petero ariko Corneliyo agezeyo mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 45 yaravuze ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye ngabo abahanuzi ni nabyo twasomye hano ngo amaze kweza no kukuraho ibyaha byacu kuko ari byo byarahanuwe nyine we yaje gusohoza ibyo abahanuzi bari baramuhanuyeho ahubwo ni ukwibaza ngo byaramunaniye cyangwa yarabishoboye hano rero bavuze ko yamaze wowe rero udukurikiye ntugire ngo twenyine turyohewe nawe niko byakumira niko byagenze ahubwo icyo ukeneye ni ukwakira ibi byakozwe udakuyemo na kimwe kuko niba ibyaha byarakuweho hari n'ahavuga yuko ngo Imana itazongera kuvyibuka ukundi uwo ni wa Yesu yakoze ibyo bintu uwo niwe turimo turavuga ntabwo ari wa Yesu wari usanzwe uzi cyangwa se abantu bazi udakuraho ibyaha ngo bishireho turavuga wa Yesu ngo yamaze kumaraho yamaze kweza no gukuraho ibyaha byacu niko bavuze nibyo yamaze kweza no gukuraho ibyaha byacu ubwo bivuze ngo no kwiyeza nako ntabwo nge nabikora kuko naramaze kwezwa ntiwanabishobora ariko sinanabishobora noneho ndanabikoze ubwo nabandimo ndahinyura iki wa Yesu w'ukuri yankore nibyo ikiranga umuntu nyine koko uhinyura Yesu nuko agerageza ubwe kwiyeza ariko nanone iteka ahora yumva atera nibyo kuko atari yo nzira yo kwezwa Imana yateganyirije abezwa ubundi babezwa batuganishije igitambo kimwe ngo bibe bihagije iteka ryose iki gitambo ni cya Yesu Kristo hari urumva ngo amaze no gukora ibi amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu ibi turiho tubwira abadukurikiye Yesu ni nawe mugabo wo guhamya ko ibyo byabaye yego iyo usomye nko mu byahishwe igice cyaho cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya utwara abami bo mu isi ukiranuka udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye yaranabihamije arabivuga ngo ninjye mugabo wo guhamya ko ibyaha by'abari mu isi namaze kubikuraho namaze kubyeza mbyejesheje amaraso yanjye uzi ko ikindi kintu kirimo gikomeye aho nuko n'abantu bavuga ngo Imana ngikweze cyangwa Yesu akweze Imana kwezi gutunganya ikunyuguza ikuhagire gato no kukani Yesu ngo akwejeshe ngo amaraso ye nabyo ni toka shitani kwa jina la Yesu nabyo ni kwa jina la Yesu kuko hano ho bavuze ngo amazi kweza no gukuraho aricara kwa bari gusubiza Yesu mu kazi yarangije gukora kuko ngo aricaye nawe
amen 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 nabwo nyene wumva ko wezwa ari uko Yesu akwejeje ubwo niwe usubiza Yesu ku musaraba wagende yongera amena amaraso kandi cyo ni ikintu kidashoboka yayamenye rimwe rizima arasoza byiteka ryose ubwo umuntu Imana wese akwezi kandi yaramaze cyangwa kumubwira ngo nakugera kumwe mwawe nakwezi wowe ubwawe unyejeje amaraso vangura gusenga ngo Yesu nyezi ngo Yesu ntungane kandi yararangije kubikora ubuvuze ngo Yesu napfe ushatse kumusubiza ku musaraba icyo rero yarangije kugikora nabwo abantu bagira atansi kw'icyo kintu ntabwo ubugingo bwacu cyangwa se ntabwo nyene ubugingo bw'umuntu ari umwenda wo kujya abantu bafura cyangwa se ari safiya yo koza yego nagaciro gakomeye amaraso ya Yesu nagaciro gakomeye yego amaraso Yesu yamenye ngo ntazira inenge kuko araye umuziranenge ayo maraso rero ntaho abitswe nta naho ari mu cyumba cya bano bantu bavuga ko bizi koye ayo maraso yamenetse kera tutaranabaho ngo amaze gukura hamaze no kwezi aricara ngo iburyo bw'Imana isumba byose ubwo Yesu ntabwo akiri mu kazi ko kweza abantu nibyo Yesu yejeje abantu aricara aruhuka aranasoza amen ubwo wiyeza nahagarika nibyo ari kuvunika ari kuvunika kandi ntabwo azigera ye nicyo ngiye kuvuga yaba yavunikaga nibura wenda bigakunda bikagerwaho nibura kuvunikira ubusa ubu turi nyine turasobanura icyo amaraso ya Kristo Yesu yamaze gukora amen n'abaduteze amatwi ku mpamvu zo kutamenya Yesu ko kutamenya Yesu bivuze no kutamenya amaraso ye icyo yakoze yego bituma n'amaraso ya Kristo barayafashe nk'ikindi kintu ku buryo no mu butayu abasenga amashyamba iyo bahageze ngo bari gusenga baravuga ngo duhamagaye amaraso ya Yesu ngo aze yeze ngira ishyamba iki kirere tuyagotesheje iri shyamba tuyagotesheje unabasengera ibiryo bayamena ku biryo kinyoma bayatesheje agaciro kubera kutayasobanukirwa ariko turagira ngo abantu noneho basobanukirwe icyo amaraso ya Kristo Yesu yakoze icyo amaraso ya Kristo Yesu yakoze nuko ijambo ry'Imana turi kuvuga ryo rivuze ko Yesu yarangije umurimo wo kweza ubwo icyo tuvuga turabwira abantu umurimo warangije gukorwa mbese ni nka kwa kundi twajyaga turirima ngo ngwino winjire mu gikorwa cyamaze gukorwa na Yesu kera umenye neza ko nyine amaraso ya Kristo Yesu yamaze kweza no gukuraho ibyaha byacu bavuze ngo byacu amen ubwo rero guhakana Yesu ni ukuvuga ko ibyaha byawe wowe Yesu atabiguhanaguyeho nibyo uko ni ugupfobya amaraso ya Yesu nicyo cyaha nkana iyo niyo mikorere ya antikristo nibyo ni ugupfobya umurimo Yesu yakoze amen nibyo noneho dore ikintu gitangaje iyo tubwira abantu ubutumwa bwiza tubabwira gukiranuka kwabonekeye mu murimo Yesu yakoze tubabwira kwezwa gushyitse kurangiye kwabonekeye mu maraso Yesu yamennye tubabwira gucungurwa kwiteka baravuga bati dore ubutumwa bw'inzaduka ukagira ngo hari ubundi butumwa buhari abantu bakwiye kumva no kwizera inzaduka ahubwo ni ibindi bitari ibi turimo turavuga nibyo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana butumenyesha ko ikibazo cy'ubunyacyaha twari dufitanye n'Imana Yesu burya yasubiye mu ijuru arabije kugikemura ko anicariye
ko atagiri guhangana n'icyo kibazo yarakirangije ari kuruhuka ahubwo tuvuga muze mwicarane na Yesu muruhukane mwikire muzabana amen mu kiruko kidashira iyo tuvuga ubwo butumwa bwiza abantu baravuga ngo dore ubutumwa bw'inzaduka ariko reka tubabwire ngo ahubwo nta bundi butumwa buhari nibyo Pawulo avuga mu Bagalati naho turasoma abwira Abagalati ati abantu baje kubaforoda abantu baje kubatuburira abantu baje kubavangiramo ibindi bintu kuki mwabumvishe ko nta bundi butumwa buhari bukwiriye kumva no gutega amatwi uretse ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Turasoma mu Bagalati mu gice cya mbere ku murongo wa 8 uhagera dusomera uwo Yesu ndamunezerewe cyane uzi uko mwumva ko ariko nongera noneho kumukunda no kurushaho yego right sinjya mukunda ngo numve nagejeje aho nyine twari twaramubwiwe nabi nta n'impamvu yo kumukunda yari ihari kuko twamwumvaga nk'utarakoze ibintu bishyitse ndetse tukamwumva nk'uwadushyize mu kazi kadashoboka nibyo ariko none se nyene umuntu uhora wiyeza kugira ngo use nawe uhore wiyeza ntacyo yaba yarakoze kandi ni we mu Bagalati igice cya mbere umurongo wa 8 yego aravuga ngo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe wabyumvishe ari twe cyangwa marayika uvuye mu ijuru ndetse nawe avumwe ari kuvuga ibindi bitari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ariko uzi ibindi abavuga biri mu gice cya 3 cy'uru Rwanda nibyo ku murongo wa 10 niho havuga ibyo bindi kuko none yarabisobanuye yaravuze ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko uyu muvumo yavugaga nabo yawaturiragaho yaje kubavuga nibyo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume ngo nibivume niko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera iki ngo kubera ko ngo byaranditswe niko bavuga ngo havumwe umuntu udahirimbanira yego ngo ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore abikore cyangwa se abisubize Paulo ajya bivuga neza ku bakunzi ba Paulo bakunda n'inzandiko za Paulo banamwigisha n'ahantu henshi Paulo baramukunda benshi ariko ntabwo bazi ikintu Paulo yarashoreye message ya Paulo message y'intumwa Paulo nibazi nabo yaratumweho ntago bazi ko nkatwa abanyamahanga ubutumwa bwiza bwatugezeho ku mpamvu ya Paulo ari we yabuzaniye abanyamahanga rero ahangaha yarimo aravuga arimo aranabwira ariko n'abantu nyene ababwira ikintu kigomba kwemerwa icari cyo ni ubutumwa bwiza yababwirije ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibwo Paulo yarashoreye kandi akavuga uvuga ibindi akwiriye kuvuga ereko ubutumwa bw'ubuntu bavandimwe navumwe nyine ubutumwa bw'ubuntu babugomba no kunumvikana ubu buntu muri Yohana igice cya mbere hariya 10 kangahe haravuga neza ngo Mose yazanye amategeko ngo ariko Kristo Yesu yazanye ubuntu n'ukuri haraho Paulo abwira atako nako tujya tubwira ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu muri make rero ubundi butumwa butavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu ayo namakuru ariko buretse gato ayo magambo waruvuze mu gice cya mbere cya Yohana mu 17 nge nagezeyo reka masomo badusome kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo ntabwo Yesu yatanze ubuntu amategeko yatanzwe na Mose ariko Yesu we ntiyatanze ubuntu ahubwo Yesu yazanye ubuntu ni ibintu bitandukanye yego Mose yatanze amategeko yarababwiye ati nimukore ibi bintu ariko
Yesu we ubuntu yarabuzanye. Yego. Mu yandi magambo yaje ari we buntu nyine. Amen, amen, amen. We ntiyaje ngahereza abantu ibintu bakora. Oya, ahubwo yaje gukora ibyo bintu byose mu cyimbo cy'abantu. Nibyo. Amen, amen. We yaje ari we buntu n'ukuri. Nibyo. Bwazanywe nawe ubwo ze abantu bavuga ko inyigisho z'ubuntu ari inzaduka. Yego. Kandi ababivuga yego ntangazwa ko n'abavuga ibyo ko inyigisho z'ubuntu ari inzaduka ni abavuga ko bafite Yesu. Yego. Nuko ngo ahubwo Pawulo ari kuvuga ngo uzabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije. Yego, yego. Ni ubutumwa ubwo bw'ubuntu nyine. Uwo avumwe kuko ibyo azabavuga ntazabavuga ubutumwa bw'ubuntu ubwo azabavuga ikindi. Noneho rero ahubwo ubwo twe turabwira abantu kuva mu nyigisho z'inzaduka. Yego, yego. Zitavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Na Pawulo atigishije. Na Yesu atavuze. Yego. Na Petero atavuze. Yego. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bubwira ko umuntu yahawe ijuru ku buntu, imirimo itabigizemo uruhare. Mbese batwumve abaduteza amatwi turiho turababwira kuva mu nyigisho z'inzaduka z'ubuyobe. Kandi aho ubuntu bugera no ku gisambo nacyo kigahita kijya muri paradiso. Bibuka cya gihe Yesu abambanywe n'ibisambo bibiri, hari kimwe kitari cyamenye misiyo ya Yesu, gitangira kumutekereza muri ba bantu n'ubundi bashaka Yesu ngo abakorera ibi ngo niba uri umwana w'Imana ngo tumanure kuri uyu musaraba. Cyo cyashakaga ngo gikiri uriya musaraba, gikiri rya none mbese kizirimbukire. Kandi abantu benshi ni gutyo bameze. Umuntu inzara iramurya ahubwo atirikanye mu butayu tigenda Imana izirya none, ariko ntatekereze ubuzima bw'iteka. Ariko cya kindi cyari kiri iburyo bwa Yesu cyo cyahishuriwe Yesu. Yishurwa ko yazanye ubuntu n'ukuri. Kinacyaha kigenzi cyacyo, ariko wowe ntunamenye Imana. Tuyu muntu ntabwo ari mu rubanza rumwe natwe. Twe turazira ibyo twakoze, ariko warazira ibyo atakoze. Cyari gihishuriye ko Yesu ibyo ari kuzira harimo n'ibyacu. Ibyo. Kandi akimara kumuhishurirwa Yesu ubuntu yahise bumuhera aho ngaho. Aravuga ati uyu munsi turabana muri paradiso. Ubwo kubona ijuru sejo sino mu masaha y'imbere ako kanya ariko hari ikintu numvisemo. Uzi kuriya mwene data, reka mwite mwene data, kuko ibyo yakoze nanjye narabikoze. Niba wenda ntanabikoze narayivunye ibyo yakoze, ariko byari bindimo. Niyo mpamvu Yesu yaje yahishuriwe neza ko Yesu azize ibyaha bye. Nibyo azize ibyaha by'igisambo. Ntabwo Yesu yazize ibyaha bye kuko ntabyo yari afite, ahubwo yazize ibyaha by'igisambo. Amaze kubisobanura aravuga ati ariko rata nugera mu bwami bwawe uzanyibuke, kuko byanga byakunda uriya muvandimwe yarazi amakuru ya Yesu nubwo atajya mu biterane bya Yesu, kuko Yesu yaraterana hari yakabwiriza abantu, yarayumva ariko ntagiyeyo. Yibuka ko bajya bavuga ko ari umwami. Aravuga ati rata nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu ati none turabana muri paradizo n'ijuru. Ubu bwami ntabwo yigeze abukorera. Bavandimwe gukorera ubwami ntibibaho. None se ntibyumvikana igikwiye kwifuzwa icyo ari cyo, cyangwa se n'intego y'ubutumwa bwiza iyo ariyo ko ari ukugira ngo ubwumvishe akabwemera ahabwe ijuru. Kuko urumva kiriya gisambo cyabaye direct. Nibyo. Nugera mu bwami bwawe unyibuke. Nawe arakibwira ati ntabwo ari kera n'uyu munsi. Bivuze iki wowe dukurikiye? Bivuze neza ko reba nimba ubutumwa bwiza cyangwa ubutumwa wumvishe bwaraguhesheje kuragwa ubwami bw'Imana. Niba utaraguhaye icyo ntabwo ari ubutumwa bwiza wumvishe.
Pawulo ngira kubivuga mu byakozwe n'intumwa 20:24 ni igihe yaragiye kujya Yerusalemu ari gusezera ku bakuru bo mu Efeso ariko avuga ko umwuka agenda amubwira nyine ingorane azagirira i Yerusalemu. Ndashaka kuvuga uyu murongo umwe gusa wa 24 yaravuze ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye yego ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen 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 amen. Abandi bahawe nandi ubutumwa message n'itorero rya ADP cyangwa se ry'abadipari. Uvuze utyo mpita nibuka arya magambo Paulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abaroma avuga ngo mbese babwiriza bati yego ari nta wabatumye. Yego ninde wabatumye kubwiriza kuko ubwa mbere uwo Yesu akijije yego urupfu rw'iteka akamenya ko abonye ijuru kubw'ubuntu yego ubwo uwo mwanya aba anahawe kujya kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None umuntu arabyuka agasoma inkuru za Mose kuko abantu batwumve baduteze amatwi ni kenshi cyane ubona umuntu aza agasoma inkuru z'Abisiraheli uko bavuye muri Egiputa bati bagurutse muri Egiputa bavuye muri Egiputa bageze ku nyanja itukura ati imbere yabo babona inyanja itukura iburyo n'ibumoso hari imisozi bakebutse inyuma babona ingabo za Farawo atariko Imana ibwira Mose ati ufite ikiti mfite inkoni ati irambure hejuru y'inyanja ati inyanja irangije igabanywamo kabiri bati wereye uyu munsi ati nawe ibibazo byari biri imbere yawe rimeze nk'inyanja Imana uyu mwanya irabitandukanije ubonye inzira yo gutambuka. Haleluya tabantu turi kumwe tabantu barimo banyumva tabantu bari kumva Yesu agenda hanga adini mumvugire ngo amina cyane abantu bose bagahita bavuga ngo babonye umubwiriza ubutumwa usiza amavuta. Paulo hano ari claire ku butumwa. Amen amen. Ngize ngo akwiriye kurangiza umurimo we urugendo rwe n'umurimo yahawe n'umwami Yesu. Umurimo yamuhaye nuwo guhamenya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen amen amen. Oya nanjye nishimiye kugira ikirenge mu cya Paulo. Amen amen. Ubwo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyane. Nanjye sinita ku bugingo bwanjye ngo numve ko ari ubw'igiciro cyinshi kubera ko nanjye nkwiye kurangiza umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ibindi bitari ubwo butumwa ntabwo byavuye ku Mana. Nibyo kandi ubivuga wese nubwo waba uri popular nubwo waba uri celebre nubwo waba uri kimenywa bose ukurikirwa na benshi wemerwa na benshi ariko ibyanditswe byavuze uvumwe. Paulo yagiye anabavuga akanavuga n'Imana bakorera. Yavuze ko ngo bakorera Imana nda. Impamvu bakorera Imana nda uzumva ibyo bavuga. Ahandi naho akavuga ngo babwiriza iby'isi kuko nabo arabisi. Ngo ariko ngo hari ikintu bakora ngo badutera imibabaro kandi nibyo uwo bahanuriye umwana akamubona uwo babwiye umugore mwiza akamubona uwo babwiye inzu muri Kigali akayubaha kugira ngo mubwire ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu abwumve ntibijya bishoboka. Ikibazo kiba gihari nuko ibyo bintu byose baguhanuriye ari iby'isi n'iby'isi nyine nibyo bikazasigara n'isi. Ariko wowe udukurikira ukwiriye kwita ku iherezo ryawe. Reka mvuge ngo mwiyarure. Nibyo amen. Mwiyarure mw'uwo mutego wa Satani. Amen. Mw'icyo kigoyi cy'umwanzi. Nibyo mukize ubugingo bwanyu. Nibyo
kuko nta bundi butumwa Imana yatumye intumwa zayo kubwiriza ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Abandi batwaye ikindi, niko Pawulo avuga ngo si ubundi butumwa ahubwo ni ikindi. ubwo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana hari aho Pawulo yabivuze mu Befeso 2 umurongo waho w'8 avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Urumva ko ubuntu nibwo bukiza, yego bukadukiza, ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Turi kuvuga ubutumwa bwiza nyine bw'ubuntu, ko ubuntu nyine ni Kristo, niwe nyine. Ubwo ikindi kivugwa kitari ubutumwa bw'ubuntu. Ubwo ngo Kristo niwe waje gutanga ikintu cy'ubuntu, kandi icyo yatanze cy'ubuntu ni ijuru. Aritangiye kwemera ubwe gukora ibikorwa byose byari byananiye umuntu. Nituba turi kubwira abadukurikiye batwumve, kubera ko ubutumwa nyine bwiza bw'ubuntu nibwo bwadukijije, bakavuga ko imirimo y'umuntu nta ruhari yabigizemo, ahubwo ngo ari impano y'iki? Oya, turi kuvuga impano y'Imana, turavuga ubugingo, ubwo turavuga ijuru twahawe nk'impano, ariko kubw'ubuntu. Kubw'ubuntu ntacyo twakoze. Ariko nibukije n'umubare wa 6 haravuga ngo kuko irembo by'ibyaha urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Impano y'Imana wayumvise ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mu yandi magambo bibaye impano, ariko byumvikana ko hari uwagize icyo akora, ari we nde? Yesu Kristo. Burya niba utanze impano, uwihaye we ayakira ntacyo atanze, ariko wowe uyimuhaye haba hari ikiguzi uba wayitanzeho. Kandi reka atange ikiguzi na niwe wari ugifite, ni niwe wari ushoboye. Yaba ari imirimo yo gukiranuka twasabwaga, niwe wari ushoboye gukiranuka kuzuye Imana yashaka. Niko twabonye ngo ni ishusho ya kamere y'Imana. Ni nawe gisobanuro buryo cyo gukiranuka Yesu. Amen. Nibyo. Kuko niwe wagaragaje imimerere y'Imana, ariko no kuba igitambo kizira inenge, niwe wari ufite kuba igitambo kizira inenge. Ubushize hari ikiganiro twakoze turi gusobanura uburyo Yesu atandukanye n'ibitambo by'isezerano rya kera. Igitambo nubwo cyamenaga amaraso ngo impongano y'uwo kiri gutambirwa, ariko nta mirimo cyari cyarakoze kiza guhereza uwo gitambira. Niyo mpamvu ibyaha umuntu yakoze byatwikirwaga n'amaraso, ariko umuntu ntabagabanya ubutungane ngo ahore atunganye imbere y'Imana by'iteka ryose. Yesu rero ntiyapfiriye ibyaha byacu gusa, ahubwo yanatwambitse ubutungane yari afite. Ntiyapfiriye ibyaha byacu gusa ngo amene amaraso, ahubwo we yari asanzwe anafite gukiranuka kwe kw'imirimo, kuko ihene nta mirimo yari yarakoze, n'intama nta mirimo yari yarakoze, ariko Yesu yari afite gutungana kw'ingeso ze. Niwe wabashije gusohoza iby'Imana yashakaga byose kugira ngo umwizera agirwe umukiranutsi ku bwa Yesu. Mu yandi magambo twaraguranye, atwara ibyaha byacu, ariko natwe agira icyo adusigira. Ibyaha byacu bimujyana mu gihano, ariko gukiranuka kwe natwe kutubera umwambaro wo gukiranuka uzatwinjiza mu ijuru.
akaba ariyo mpamvu tuvuga ko turi abakiranutsi nuko twagabanye gukiranuka kwande kwa Yesu Kristo. Amen. Yapfuye ariko hari ibintu yarasanzwe afite bigomba kuragwa abazamwizera. Byaranasuzumwe kwa Pilato basanga nta cyaha na kimwe Pilato yamubonyeho kugira ngo gukiranuka Philippe na Emile na Eugenie na Mugisha niba kwirata n'abandi bera bose kuzabe gufite ibintu bifadika ibihamya. Iyo Pilato aza gutoraho Yesu cyaha ubwo nyene nta munyabyaha ari gucungura. Gukiranuka kwa Yesu kwari kuba kugiyemo gato sibyo nawe yari kuguha kwari kuba ari Pilato ni kwari kwemera ariko gukiranuka kwa Yesu kwari 100% kw'Imana. Niyo mpamvu natwe yakuduhaye noneho niyo tuguhamya ko tugufite tuba dufite ibihamya. Amen. Dufite ibimenyetso birenga 2. Yego right. Ko Yesu yagize neza niba yaramaye umwambaro wo kwera kandi Imana ikaba yari ikeneye kwera 100%. Ndinde se wo kutizera ibyo bintu ahubwo wowe urinde wo kutizera uwo Yesu. Ntiwumva ko uwo Yesu twakubwiye afite umumaro afite na byinshi yakoze bidahuye n'ibyo bakubwiye. Bakubwiye ko atanga amaso ariko twe tukubwiye ko atanga gukiranuka kw'Imana 100%. Amen. Kutazira inenge kutajyamo n'agatotsi. Wafashe uko gukiranuka. Amen. Amen. Kandi ikibazo abantu nanone bafite ni ukutamenya agaciro kuko gukiranuka umuntu agabana. Kuko mu by'ukuri n'ubu mukiranutse imbere y'Imana kandi mu buryo bw'iteka ryose. Menya ngo n'ubuzima bwawe bwishingiwe imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Nibyo kuko ubundi ikibazo umuntu afite na mbere na kera na kare ikibazo umuntu yahuye nacyo ni ugutandukana n'Imana. Nibyo n'igisubizo rero ku kibazo cyose umuntu afite ni ukongera kunga ubumwe n'Imana. Uko gukiranuka turi kuvuga rero si uguhesha umuntu ijuru gusa ahubwo ni no kumusubiza muri ya mahoro ye yabujijwe n'icyaha. Ni ukumusubiza muri wa mwuzuro w'ubuzima bwiza Imana yaramugeneye wereye kera kose. Nibyo akabaho atekaniye mu Mana akwije byose ariko abifite mu Mana. Kuko Yesu nitangirira akaba n'iherezo. Umufite burya afite byose muri ariko nibyo koko n'ijambo ry'Imana irabihamya. Nka Zaburi ya 16 umurongo wa 3 aravuga ngo abera bo mwisi nibo mfura nishimira bonyine. Urumva kwishimirwa n'Imana kubera ko uri umwera wagabanye kwera kwa Yesu kukaba ukwawe. Ubwo Imana iri kuvuga iravuga ngo nibo bonyine gusa nishimira. Ubwo urumva ko nkuko umuvandimwe yarabivuze niba Imana ikwishimira ubuzima bwawe bwose bukaba bwihariwe n'Imana ni iki wakena ufite Imana. Bakarebu na Yosuwa bayibura niki Bakarebu na Yosuwa bari reportinga bari gutanga amakuru y'urugendo bari bakoze kujya gutata igihugu. Abandi baravuze bati twasanze y'abagabo ku buryo twabarebaga tukabona tumeze ariko nabo batureba bakabona tumeze nkazo. Ariko ubundi reka kandi kamvuge ngo ibibazo byo mwisi koko nuko bimereye abantu kandi kuko abantu babihagarara imbere bakamera nk'inzige. Nabyo bibareba sibyo. Ariko abagabo babiri bari bafite kwizera baravuze bati niko ibintu bimeze koko. Ntabwo abantu bari kuvuga ntibari gukabya. Abo bagabo koko barahari banateye ubwo ariko hari ikintu tugira ngo tubatangane. Niba Imana itwishimira. Amen. Tuzabarya imitsima. Nagiraga mubwira ibibazo birahari. Ntabwo tugiye kuvuga ngo mwiyisi ngo nta bibazo bihari. Ibibazo birahari ndetse byaburiwe ibisubizo.
bantu bose hashingiwe ingeri zose zirarushye abantu bose barananiwe abantu bose baragerageje ariko isi yabuze ibisubizo by'ibibazo umuntu afite ariko iyo uhindutse uwishimirwa n'Imana nawe ubirya nk'imitsima ariko muvandimwe muvuze kurya imitsima uzi kurya umutsima uwuhera aho ushaka yego wahera hano yego ukawurya yego ubwo nyine urumva ko ikibazo icyo ari cyo cyose yego kuko wishimirwa n'Imana yego oya kiva mu nzira kiroro umutsima ntabwo umuntu enda gukanja katumira ikibazo cyose aho kiva kikagera yego gifite igisubizo muri Kristo honyine bafite ubukene nibyo ariko muri Kristo ubukene burashira ubukene burarangira kuko icya mbere uba wakize ubukene bw'ubunyabyaha kuko urumva hari ahantu Pawulo yavuze ngo yaranyanyagije aha abakene gukiranuka kwe guhoraho iteka urumva urakenuwe ubwo umaze gukenurwa ukaba ubaye wishimirwa n'Imana ubwo no ku bindi ko Pawulo niwe yavuze ngo noneho Kristo yampindukiye ubutunzi noneho uba wumva noneho utunze ariko utungiye mu Mana ubutunze ni umugani koko ni urugendo urabyumva ngo twatewe mu rugo rw'Uwiteka ngo tuzashishira mu bikari by'isumba byose iki nta muntu uri kumva nk'iki kiganiro akumva yifuje nawe yego kuba mu buzima buryoshye nk'ubu ngubu mbese tukaba turi nko kumuratira ariko nawe niba wabyifuje nta yindi nzira ibyo wumvishe Yesu yakoze ni ukubyizeza umutima ubyizera uti Pawulo yandika mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 10 yaravuze ngo ibyo bintu umuntu abyizeza umutima akabarwaho gukiranuka yakwatura ko bayo gukiranutse nyine akaba nabaye ubundi ibyo wumvishe icyo Yesu yakoze yari afite ingeso nziza Petero abyandika mu gice cya 2 mu gitabo cya 2 cya Petero mu gice cya 1 umurongo wa 3 yavuze ngo Yesu yaduhamagaje ubwiza bwe n'ingeso ze nziza ingeso zose nziza za Yesu imico ye myiza gukiranuka kwe byose yarabiduhaye nk'impano nk'uko wagiye ubyumva hano noneho rero amaze kubiduha we yarafashe ubunyabyaha bwacu noneho arapfa apfazira bwa bunyabyaha bwacu icyo wizera kuri Yesu rero ni iki urizera ngo ubwo yapfuye mu kingo cyane ubwo yahanwe urwo nari nkwiriye guhanwa ngisingihanwa ibyo ni byo bintu wizera ubyizera mu mutima ukavuga ati burya Yesu igihano yagiyemo ku musaraba yamakuru ajyaga nirwa ndirimba ntayumva ngo igorogota ngo Getsemani ngo hehe kumbi yarari kuzira ibyanjye ibyo bintu iyo bimenye ukabyemera gutyo ubyizeza umutima urabyemera umutima ukavuga ati burya Yesu yazize ibyaha byanjye iyo ubyemeye ukanabyatura ubaye umukiranutsi nawe ukinjira mu munezero uri kutubona nubwo nzi ko bajya banabiririmba ko azize ibyaha byabo ariko uyu munsi ureke kubiririmba ahubwo ubyizere wemera udashidikanya ko ibyaha byawe byose niko batubwiye nibyo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bw'isumba byose nicyo wizera ko ibyaha byawe byose byagukuweho bigashyirwa kuri Yesu utaranavuka ko burya apfa ari byo ngo yashyikirizwa bamwica azira ibyaha byacu muri ngo ngazurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana impamvu umva utari intungane ni uko wishakamo gutungana ariko uyu munsi wumve ko ubwo Yesu yasize ibyaha atakoze ubwo ni ibyawe yazize nawe wajyanwa mu ijuru no gukiranuka utakoreye ahubwo kwande kwa Yesu Kristo dusoza rero ndagira ngo ahari buri wese agira ijambo rya nyuma abwira abadukurikiye ariko ngewe iryo mbafitiye muri Yesu biremera
ibyo mbafitiye muri Yesu biremera. Amen. Isi izababwira byinshi, n'abasatuzi bazababwira byinshi, bazabizeza amuki nta mizinga, ariko ndagira ngo babwire ibyo mwaburiye ahandi hose. Reka mbabwire rya jambo riba muri Maraki 3 ngo mubingeragereshe nanjye mbagomororera umugisha. Nimugeragereshe Imana kwizera Yesu maze bagomororere imigisha, muburaho muyikwiza Imana ishimwe. Amen. Nani bafitiye ijambo babwira ni ijambo nanjye ryangiriye inyungu kandi ryampaye umunezero. Kwitwa umwera cyangwa se kwitwa uwera si akazina wihimbira kuko wumvise bakavuga nawe ugashima, oya, ahubwo witwa uwera kuko wakuweho ibyaha. No mu buzima busanzwe iyo nta byaha bakikubaza bakwita uwera, bakwita umwera ukagenda. Natwe rero turabera kuko Imana niyihamya ko turabera. Basoma Zaburi 16:3 ngo abera bo mwisi nizo mfura zonyene nishimiye. Nanjye rero kuba naragize uwera, ariko nawe wagize uwera nuko ayo makuru utari warayamenye, none turayaguhaye. Yizere mu mutima udashidikanya, wumve nyene ko Imana yakugize uwera, kuko Imana niyo ibyara abera kuko nayo ari yera. Nico nabatangariza. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Amen. Nanjye ijambo nababwira mbasezera nuko mbakunda. Ikindi twakomeje kubabwira gukiranuka, tubabwira tuti ni mwizere mu abakiranutsi. Ubu yenda ushobora kuba uri gushidikanya kuvuga ati koko ndaba mbaye we, ariko ku gukiranuka twavuze mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 3 havuga ko kwemerwa, ku gukiranuka turimo turavuga kwemerwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo ubukiranutsi dufite n'amategeko arabwemera, ndetse ni nabwo abahanuzi bahanuye. Rero ntushidikanishwe no kutizera, ahubwo wizere. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima, wizere, kandi koko niwizera urabona igitangaza. Imana ishimwe. Nanjye ijambo mbafitiye basezera ni ukubabwira abadukurikiye ubwo turi kubabwira ko twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ndababwira kwizera ubuntu bw'Imana, ko ubuntu bw'Imana aribwo bwatumye Imana itanga Yesu, kandi mugakurwaho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu kubwo buntu. Nimwiyunge n'Imana, numara kwiyunga n'Imana urabubaye amahoro, ubwoba burashira, uratekana, uratuza, uratekanirwa nkuko natwe ubona dutekaniwe. Nimwizere uyu munsi, niwizera urabona igitangaza cy'Imana. Imana ihimbazwe. Reka dusoreze ku murongo dusoma gusa twese wo mu Roma 3:21 kugeza kwa 24 ni mirongo 3 cyangwa 4. Tugiye kuyisomera rimwe twese, nanone nk'impano dusigira abari badukurikiye. 3:21 kugeza 24. Twahageze, tugiye gusomera rimwe. Aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Amen. Bye bye.